indi unit irimo bayita Kidon. Kidon. Nestled within the secretive echelons of the Mossad, the Kidon unit stands as a formidable force of muri Mossad tuvuye kuri Katsa habamo indi unit bita Kidon. operations, Nayo ikora ama operation menshi ibifite strategy nyinshi bizi nyine utuntu twinshi execution. cyane cyane ino unit izwi ku kintu bita guhagarika nk'ibitero runaka cyangwa gutabara nk'abantu. Reputation. Turi bibone mu mamitsi yo bagiye bakora. In both war and intrigue, the Kidon unit has earned its place as a vital instrument in safeguarding Israel. Ikintu buriye ngo Kidon cyambere izwiho no kurinda umutekano w'imbere muri Israel. Kurusha Katsa nyine yo wibiza amakuru ibanga yo nko kuno nyine Kidon wagiranye nkuko polisi nyine ibishinzwe kumenya amakuru nari mu baturage. Yo rero ikintu cyitwa umutekano wa Israel imbere guhagarika ibitero gutabara abantu bibazwa Kidon. By way of deception, thou shalt do war. Bafite ijambo bagendera bakavuga ngo mu gihe wabishyizeho umutima ibintu byose birashoboka mu ntambara. Specializes in intelligence gathering, targeted assassinations, and complex missions. Iyi ngiyi rero ni unity twagiye tubigarukaho, ni unity ukunda gusanga mu bintu byo gutabara, mu bintu by'ubwicanyi bwagiye buba mu ntambara. Kenshi na kenshi usanga ari nk'iyo bifitemo n'abaganga benshi cyane. Its operatives, selected from elite military backgrounds, undergo rigorous training. Niyo mpamvu rero nabo kugira ngo ujye muri no unity bisaba ubundi bwenge kuba warize. Urumva nyine bisaba background irenze kugira ngo ube wahabwa training zabo nyine kugira ujye muri Kidon. So kurwana gusa ahubwo nyine mu makuru y'ibanga, technology, psychological umeze neza mu mutwe. The Kidon unit's most notable attribute lies in its ability to execute high-stakes missions with remarkable finesse. Ikintu rero iyi Kidon izwiho ari nabyo kenshi na kenshi Mossad kunda kugenderaho iyo bagiye guselect abantu. Ni nabyo tugiye kwita tujyaho ese kugira ngo ujye muri Mossad bigenda bite. Harumva ntabwo umuntu wese nyine wo muri Israel atekereza kujya muri. Unlike conventional selection processes, Mossad's recruitment embraces diversity. Kugira ngo Mossad ujye muri agent yabo biravuna kujya muri Kidon kujya muri Katsa cyangwa se kugira ngo ube umukozi wa Mossad bisaba iki. Ikintu cya mbere bareba ni ukubanza bakira ngo ibintu byose urabyujuje muri forms zose, iburyo ibumoso, amajya n'amazi, imbere inyuma, kuba ubasha kwihangana igihe cyose bikomeye waba uhari. Ibyo bintu byose nyine barabireba bakareba ngo izo karite bashaka urazujuje. Kugira ngo ujye muri Mossad bareba imyitwarire yawe mu mutwe, kugira ngo ube nk'umukandida cyangwa se babe bakurambagiza. Ikintu cya mbere bareba barabanza bakakubaza ibibazo bigiye bitandukanye uhashize hawe bakumva ko nta kibazo nyine ufite mu mutwe. Hanyuma hagakurikiraho imyitozo y'umubiri, bakabanza bakanareba koko nyine wahageze byagenda gute, urakomeye, urashoboye. Bakabanza bakareba uburyo wiyaminiya, uburyo wadapta ahantu runaka, bakareba creativity yawe cyangwa se udushya ugira mu bintu byawe, utumanyeri. Bakabanza bakareba n'ukuri ugira niba uvugisha ukuri. Ibi rero bigenda bite kugira ngo bamenye ibyo bintu byose ko byujuje. Ntabwo bakureba nyine ngo bakubaze ngo tubaze ko mufite ngo uhite wumva ngo barakwemereye ngo iki. Barabanza bakareba ko ufite n'ubushobozi bwo kuba wenda mu gihe uri mu bibazo uburyo wabyikuramo batarabigutoza. Bakabanza bakareba ingano y'ubwoba ugira, stress ugira. Bakabanza bakanareba n'ibindi bintu biba bisabwa nyine nk'umu agents, niba ugira ubwoba, niba ugira stress, niba ujya wigunga. Bakabanza bakanareba nyine mu gihe byanze ese wabyitwaramo gute. Bakabanza bakareba ko ushobora nko kugira ubwoba ugatitira wenda mu gihe hari nk'ikintu kigutunga utari ubizi. Hano rero uburyo ngo bagutestinga barabanza bakagufungira ahantu hawe wenyine bakareba niba ibyo bintu ushobora kubyiyadaptamo.
To gauge their responses, bakabanza bakareba ko bashobora kugufunga nta kintu uzira, bakareba niba ibyo bintu wabyihanganira. their capacity to endure pressure. A pivotal facet of Mossad's training involves honing interpersonal skills and quick thinking. Ikindi kintu bajya bareba ku muvuduko w'uburyo utekereza. Agents are tasked with convincing strangers Barabanza bakaguhereza ikizami cy'uko ujya kuganiriza nk'umuntu utazi, ukamukomveka nyine ukamubwira ibintu bidashoboka, wenda ukaba wagenda ukamutera nk'ubwoba, ukamubwira uti wenda hariya hari nk'igitero runaka, tugende tugire gutya, bakareba ko uwo muntu nyine ubasha kumukomveka. Ibyo bintu iyo byujuje nibwo babona ko ushoboye kuba wajoininga Mossad, ukaba waba umu agent wabo bidasubirwaho. Ikintu cya nyuma tugiye gusorezaho kuri Mossad operations ni mission cyangwa operations bagiye bakora. and missions. One of Mossad's most pivotal and emblematic missions was the relentless hunt for Adolf Eichmann. Mission ya mbere Mossad yakoze izwi ya mbere ikomeye niyo twahereyeho bahiga Adolf Eichmann, A top-ranking Nazi officer ni umwe mu bari bafite amapeti akomeye mu banazi bateguye jenoside yakorewe abayahudi Holocaust. Yari umwe mu bantu bayidesigninze uburyo bizakorwamo nyine, uburyo bazica abantu, uburyo bazagenda bababona, niwe muntu wari waragiye bidesigninga. to evade capture. Ngo nyuma y'intambara y'isi ya kabiri rero Eichmann ahantu bari baramufungiye yaje kuhacika, aza kubona ubuhungiro muri Amerika y'Amajyepfo. In 1960, Mu 1960 agents in a covert operation nibwo Mossad yakoze operation y'ibanga iza kuyita Operation Final. successfully located and apprehended Eichmann. Hanyuma rero nibwo baje kubona uyu Eichmann, baramubona ahantu yari yishe muri Amerika y'Amajyepfo, Paris, Argentina. muri Buenos Aires muri Argentina. They managed to capture, interrogate, and abduct him into Israel. Uyu mugabo rero Mossad, ikintu gituma bavuga ko ino mission ariyo ya mbere irenze bakoze bwa mbere, nuko babashije kubona uno mugabo, bamenya amakuru ye, baza kumushimuta mu buryo bw'ibanga, bamusubiza muri Israel atanamenye ukuntu byagenze. To Israel, where he stood trial for his crimes. Nibwo rero yaje kuza kujyanwa muri Israel, bamukatira igihano cy'urupfu cyo cya mbere n'icya nyuma cyanabaye muri Israel, cyo gihano cy'urupfu cyabaye muri Israel cyonyine. Received the first and last death penalty in Israel's history. Operation Damocles showcased Mossad's commitment to national security. During the Cold War, Mossad embarked on a campaign to thwart the in Israel's history. Operation Damocles showcased Indi operation tugiye kugaruka bayita Operation Damocles, Mossad's commitment to national security. niyo yindi mission Mossad yaba yarakoze ijyanye n'ibibazo by'umutekano wa Israel n'imbere. Mu ntambara y'ubutita Mossad nibwo yagerageje kurwanya cyangwa se yakoze campaign yarwanyaga ibitero bya kirimbuzi n'ibihugu byose byakoraga intwaro nyine zitemewe z'uburozi. Development of weapons of mass destruction by hostile nations, particularly Egypt and its missile program. Icyo gihe rero Mossad igihugu cya mbere yari yarashyize muri target yari Misiri. The operation involved targeted assassinations of German scientists and engineers. Iyo mission nibwo rero bagerageje kwica umu engineers wakoraga ibyo bisasu, yari umudage wakoreraga Egypt ibyo bisasu, Working on Egypt's missile projects by eliminating key personnel. hanyuma rero nibwo Mossad ibyo bintu yabigezeho, iza gukuraho abantu bose bari bafite akamaro kanini cyane muri ibyo bisasu, iryo korwa ry'ibisasu mu ntambara y'ubutita mu 1970 hafi aho ngaho. In developing long-range missiles, thereby safeguarding Israel's security. Nibwo bwa mbere rero ni yindi mission ya kabiri Mossad yari ibashije gukora kandi ihambaye. Urumva icyo gihe Israel nyine ni cyari igihugu gishyashya cyari kimaze imyaka itageze no kuri 20 ikora iyo mission, kandi Egypt yari ihagarariwe n'ibihugu nka Syria, za bira bihugu bya Palestina byabishyigikiye nyine nk'ibihugu by'abisilamu bagenzi babo. Eli Cohen's remarkable story exemplifies the Soviet Union in the 1960s. Mossad, Israel's intelligence. Indi mission 1960 mu iyo myaka yagoye Mossad tugiye kugarukaho niyo bise Operation Diamond. At its core was the coveted prize. Ino mission ijya gutangira yarabanje irabahenda. 21 fighters. Icya mbere bari bakeneye indege bitaga MiG-21 fighter jet. Emblematic of advanced Soviet technology. Ni indege yari yarakozwe n'Abarabu bifatanyije
bufatanyije na leta zunze ubumwe z'abasoviyete nk'ibyo bezari zitaratandukana. Ni indege rero yabahenze yitwaga MiG-21S. Nibwo iyo misiyo bayikoze bitewe n'uwo bitaga Munir Redfast bari barashimuse w'umunya Israeli. Hanyuma bwa mbere Mossad igerageza yarafirinze, yaratsinzwe. Ariko ibyo bintu baje kubigeraho cyangwa imisiyo baje kuyikora neza mu 1964 ubwo bajyaga gutabara uwo Munir Redfast. Ni umupiloti wa Israeli wari warabakore amamisiyo menshi yagiye muri Iraq bamushimutirayo. Icyo gihe rero nibwo Mossad yafashe umwanzuro iravuga iti igomba kujya kumugaruza. Bigitangira babanje babinyuza mu biganiro, hanyuma ibiganiro biranga. Nibwo rero baje gutekereza undi mupango wa kabiri, plan B. Burumva bariteguye baganira n'ibihugu byamushimuse Syria, hanyuma Syria irabyanga. Nibwo rero byaje kurangira bavuze ko bagomba kugurutsa indege. Icyo gihe bayuzuza petroli ihagije. Hanyuma abakozi ba Mossad, aba agents, aba operatives bose baritegura. Hanyuma umupiloti umwe mu 1964 ku itariki 16 z'ukwa munani nibwo yagenze ibirometero bisaga 900 ajya ku butaka bwa Israeli avuye gutabara uwo mugabo. Radari zitababonye, radari za Syria zitanababonye. Hanyuma birangira batabaye uwo Munifa n'umuryango we bagaruka muri Israeli amahoro. Amasaha 3 yonyine yarahagije kugira ngo babe batabaye uwo muryango. Ni nanga dusoreje kuri Mossad. Urutwandikira muri comment utubwire ubutaha agents twazagarukaho nk'abasirikare. Ibintu mubyumva neza, uhara abasivile batabyumvisha. Ciao, God bless.